Nshuti bakunzi bamfata ikiganza TV turabasuhuje nanone nkuko mubizi rero ibiganiro byacu bihoraho kandi tubategurira ibintu byinshi kandi byiza. Kwa 16 Kamena buri mwaka no munsi twizihizaho umunsi mukuru w'umwana w'umunyafrika, akaba ari umunsi wizihizwa ku isi hose, umunsi ufite amateka akomeye aho abana bo mu gihugu cya Afrika y'Epfo bagiye mu muhanda bagashaka guhanira uburenganzira bwabo kuko bakorerwaga ibibi cyane cyane ubwo abana bicwaga na apartheid. Uyu munsi rero nkuko mubibona twabazaniye abatumirwa n'abana nkuko nubundi natwe twashatse kuganira kuri uwo munsi mukuru w'umwana w'umunyafrika. Abana rero bari buze kutuganirira bari butuganirire ku bijyanye n'uburenganzira bwabo, baraza no kutubwira icyo basaba inzego zinyuranye kugira ngo uburenganzira bw'umwana w'umunyafrika kuko bukomeze kubahirizwa. Ntabatindiye rero nagira ngo mbasabe batangire batwibwira. Abana ko mutavugana akabaraga mufite abana karame nuba noneho akabaraga kanyu sibyo? Rero mugiye gutangira mwibwira abakurikiye Fata Ikiganza TV. Nagira ngo mpere ahangaha kuri umuvandimwe ariko ukomeza wambara agapfukamunwa kuko turi mu bihe byo kurwanya COVID-19 kugira ngo hataza kugira uwanduza undi. Uratubwira amazina yawe, utubwira aho wiga, umwaka wiga mu nyaka. Nakoze nitwa Gasana Constante, abaniga mu mwaka wa gatatu w'icyiciro rusange mu mashuri yisumbuye, abaniga ku rwunge rw'amashuri rwa Groupe Scolaire Munyinya bafite imyaka 15. Urakoze cyane. Murakoze, nitwa Ishimwe Uwasamandine, nkaba niga ku ishuri rya Saint Andre Gitarama, nkaba mfite imyaka 12 kandi niga mu mwaka wa gatandatu w'amashuri abanza. Amandina urakoze. Murakoze, nitwa Ineza Nsabimana Marirene, niga ku kigo cy'amashuri abanza cya Zion Education Center, mfite imyaka 11, nkaba niga mu mwaka wa gatanu w'amashuri abanza. Urakoze nawe. Murakoze, nitwa Ntwari Nsabimana Bwemayere, niga kuri Zion Education Center, niga mu mwaka wa kabiri w'amashuri abanza, mfite imyaka 8. Ufite imyaka 8. Maze kuvuga cyane. Urakoze nawe. Murakoze, nitwa Neza Gayere, niga ku Rukundo Learning Center, mu mwaka wa gatatu amashuri abanza, mfite imyaka 10. Urakoze. Nitwa Fabrice, abaniga ku rwunge rw'amashuri rwa Munyinya, mu mwaka wa gatatu w'amashuri yisumbuye, afite imyaka 16. Imyaka 16. Tuti rero bakunzi bamfata Ikiganza TV, abana bamaze kutwibwira buri wese atubwiye aho yiga n'imyaka afite. Murumva ko bari mu byiciro bisa naho binyuranye kugira ngo nubundi byo badusangiza bizeri kuba biri ku rwego rw'umwana ariko mu nzego nubundi zisumbanye ariko zuzuzanye. Rero ikiganiro cyacu ko turi buze kugikora turagikora nk'abari mu ishuri. Abana muze kuba tayari kugira ngo ibibazo turi buze kuganiraho buri wese abe yabasha kugira umusanzu atanga. Gahunda rero ndi bukoreshe ni nkuko iyo mukoresha ku ishuri, uwumva ikibazo agishoboye aratanguranwa hanyuma azamura akaboko mu kinyabupfura asubize ikibazo. Okay, twagiye rero. Na yahe n'amavuko y'umunsi mukuru w'umwana w'umunyafrika. Amandine. Murakoze, umunsi w'umwana w'umunyafrika ni umunsi wizihizwa ku itariki 16 z'ukwa gatandatu buri mwaka, tukaba twibuka abana biciwe i Soweto muri Afrika y'Epfo bishwe n'ishyaka rya apartheid mu 1976. Urakoze cyane. 1976 aho abana b'i Soweto bishwe na apartheid. Hanyuma rero ikindi kibazo kiragira kiti: nubuhe burenganzira bw'umwana muzi? Nubuhe burenganzira bw'umwana muzi? Mayel. Kubona ababyeyi be, kwidagadura, kurya, kujya kwiga, kuvuzwa mu gihe arwaye,
no kubaho. Vuzwa mu gihe arwaye no kugira gute no kubaho. Arakoze cyane, arabyumva rwose. Hanyuma rero nagira ngo mbabaze ikindi kibazo, nacyo ntabwo gikomeye, kiroroshye kandi nabonye muri abahanga pe. Ni ibihe bibazo bikomeye abana bahura nabyo? Ni ibihe bibazo bikomeye abana bahura nabyo? Fabrice? Murakoze. Ibibazo abana bahura nabyo harimo ibibazo by'ihohoterwa, yaba iby'umubiri cyangwa se ibyo ku gitsina, hakabamo ibibazo byo gucuruzwa, hakabamo ibibazo by'ivangurwa yaba se mu rugo cyangwa se muri sosiyete, ndetse n'ibibazo byo gukoreshwa imirimo ivunanye. Ibibazo byo gukoreshwa imirimo ivunanye, sibyo? Hanyuma rero ikindi kibazo nacyo kiraje kikaba kigira kiti: niki mwasaba ababyeyi kugira ngo uburenganzira bwanyu bwubahirizwe? Gael? Murakoze. Cyumva nasaba ababyeyi bacu kugira ngo uburenganzira bwacu bwubahirizwe ni uko batagomba kudukorera ivangura. Urugero nk'uko waba ufite umwana ufite ubumuga undi atabufite, ukikundira utabufite, undi ufite ubumuga ukamuta, kandi nkabasaba no kutatujunisha badukoresha ibintu tudashoboye. Murakoze. Urakoze cyane Gael. Hanyuma rero ni izihe nshingano umwana afite mu muryango? Hari ibyo ababyeyi bamugomba, ariko nawe hari icyo agomba gukora akagaragariza ababyeyi ko ari umwana warezwe. Ninde wagisubiza? Marilene? Inshingano umwana afite mu muryango ni ugufasha ababyeyi be mu mirimo ashoboye, nko gukoropa, gukubura, guteka igihe abishoboye. Nibyo. Nta wundi murimo wibagiwe? Ibyo no biraha. gutashya igihe abishoboye. No gutashya. Ubwo gutashya ni nko kugira gute? Hari abantu batumva neza urwo rurimi mukoresheje. Ni ukujya kuzana inkwi mu gihe nta makara mufite. Kujya kuzana inkwi mu gihe nta makara mufite. Hanyuma rero ikindi kibazo nacyo kiragira kiti: ni iyihe mirimo ibujijwe ku bana? Sibyo? Ni iyihe mirimo ibujijwe ku bana? Kubera iki iyo mirimo ibujijwe? Fabrice? Murakoze. Imirimo ibujijwe ku bana twafata nk'urugero nko kujya gucukura umucanga cyangwa se amabuye. Wenda ugasanga ufashe nk'umwana w'imyaka nka 14 arimo arajya gucukura mu birombe by'amabuye y'agaciro, uramusanga mu micanga, mu mabuye. Ese uwo mwana w'imyaka 14 afite imbaraga zo kuba yatunda uwo mucanga? Ibyo ni imirimo mbona ugasanga umwana ntayishoboye. Cyangwa se ugasanga umwana aracuruza mu kabari. Ese mu kabari usangamo ibyo inzoga. Umwana w'imyaka uri hasi y'imyaka 18 ni gute akora mu kabari? Iyo ukoze mu kabari akenshi uhuramo n'izo nzoga, kandi ku mwana uri munsi y'imyaka 18 ni ibintu biba bitemewe. Murakoze. Ntabwo biba byemeye rwose. Arakoze cyane Fabrice. Hanyuma rero nagira ngo mbabaze ikindi kibazo: ni ubuhe butumwa mwaha abana muri rusange? Ugira ubutumwa mugenera abana bagenzi banyu batari hano ariko bazabakurikira kuri Fata Ikiganza TV? Gasana? Murakoze. Ubutumwa nagenera abana muri rusange: umwana agomba kumenya uburenganzira bwe. Kumenya uburenganzira bwe si ukujya hariya ngo yerwa asuzugura ababyeyi cyangwa se ngo akore ibindi bintu bihabanye n'ibyo ababyeyi bamubwira. Kumenya uburenganzira kwawe ni ukumenya ngo umubyeyi wawe se arabwubahiriza cyangwa ntabwo bwubahiriza. Ikindi kintu ubutumwa naho abandi bana: gusenga. Buriya gusenga birafasha cyane, bitwegeranya n'Imana ku buryo iyo wasenze hari n'ikintu kibi udashobora kujyamo ari kubera ayo masengesho yawe. Ubundi butumwa naho abana ni ukumenya kubaha uwo bangana, kubaha uwaruta ndetse n'umuruta, ndetse n'abarezi be muri rusange. Iyo wubashye bigaragaza n'isura nziza nyine uba ufite mu bantu. Urakoze rero Gasana. Ugerageje kutubwira ubutumwa ugenera abana bagenzi bawe, ariko abana bafite n'ibibazo bitandukanye. Nagira ngo rero ngusabe ukomeze utubwire, ese ni iki wasabira abana babayeho nabi? Murakoze. Kuri icyo kibazo
hari ukuntu umwana aba abayeho mu muhanda adafite icyo arya, adafite aho arara, adafite imyambaro. Kandi turabizi neza mu miryango yacu harimo abishoboye bafite kumufasha. Ikintu nabasabira, umubyeyi ufite uko yigenje, uko ashoboye, nagerageze afashe umwana umeze nabi. Ubwo nawe amumenyere nyine uko agomba kuba. Umwana ni nk'undi. Niba ufite umwana wawe ukaba mutunze neza, gerageza basi nubwo uwo nguwo ubayeho nabi utamuha nk'igihe umwana wawe, ariko nawe umufasha. Mumenyere wenda uko yambara, uko arya, n'aho arara. Ikindi nasaba kuri leta, si uko abana bose nyine babona imiryango yo kubaho, na leta nayo ikagira ikibafashaho cyo yunganiraho bababyeyi kugira ngo umwana arusheho kugira ubuzima bwiza, yisange muri sosiyete nk'abandi kandi agumye yishimye. Murakoze Gasana. Nshuti rero bakunzi ba Mfata Ikiganza TV, murabona ko aba bana turi kumwe rwose bacanye ku maso nk'uko abajene b'iki gihe babivuga, barakerebutse mu mutwe, ariko bakanasaba bati niba hari umubyeyi ufite ubushobozi bwo gufasha umwana bari ku muhanda badafite imiryango barimo, n'abandi bana bari mu buzima butari bwiza, batabasha kujya ku ishuri, barwaye se, badafite icyo bambara, ati mwagerageza kubafasha. Ubinyujije rero ku buyobozi bwa Mfata Ikiganza TV, dushobora no kukwereka aho abo bana bamerewe nabi baherereye, ukaba wagira icyo ubafasha. Bana rero, kano kanya tugiye ku itsinda rindi ry'ibibazo ndi busorezeho ikiganiro cyacu. Ni ibibazo dukunda kwita tik-tak. Tik-tak. Ni ukuvuga ngo ni ibibazo umuntu akubaza byo guhitamo, ariko bikagusaba kudatekereza igihe kinini. Ndajya rero ntanga ikibazo, hanyuma mu isegonda rimwe cyangwa amasegonda abiri uwo mvuze mu izina ahite agisubiza. Okay, twagiye. Icya mbere, hagati y'igi n'inkoko habanje iki? Amandine. Habanje inkoko, kubera ko inkoko ari itera. Ikibazo cya kabiri, hagati yo kuba muto nk'ivubi no kuba munini nk'ingurube wahitamo iki? Mael. Nahitamo kuba muto nk'ivubi kuko ngoye mukuru nk'ingurube. Ingurube isa nabi kandi ivubi rero isa neza. Ukeka ko Imana isa n'igikeri cyangwa nk'inyange? Fabrice. Murakoze. Nivuga ko Imana isa nk'inyange kubera ko n'ubusanzwe tuzi ko inyange ni ubwoko bw'ibisimba biguruka, kandi tuba tubona ko nyine isa neza. Niyo turebye no mu mashusho tuba dusanga nyine n'Imana n'uburyo ibikoze nyine tuba tubona isa neza. Ikindi kibazo nacyo kiraje, kikaba kigira kiti ese ni iki twakora kugira ngo isi ibe nziza kurusha uko twayisanze? Twakora cyane cyangwa twasenga cyane? Marilene. Twasenga cyane nk'uko Tom Bosco yabivuze, gukora ikitegetswe ubusenzi. Marilene arakoze. Hanyuma rero ikindi kibazo kikavuga kiti hagati yo kugira amafaranga menshi, hagati yo kugira iki? Amafaranga menshi no kujya mu ijuru wahitamo iki? Ikibazo tugiye kukibaza Amandine nanone. Nahitamo kujya mu ijuru kuko ushobora kugira amafaranga menshi, igihe kikazagera agashira, kandi n'igihe cyawe kikagera ugapfa, ukabuba imyaka mike ku isi, ariko ushobora kujya mu ijuru ukazamarayo imyaka myinshi irenze na miliyoni umudendezo. Murakoze. Hanyuma ikibazo nsorezaho kiragira kiti hagati y'ababyeyi bawe n'abamarayika ninde ufite imbaraga nyinshi? Gasana. Ufite imbaraga nyinshi ni abamarayika, kubera ko tugendeye no ku ijambo ry'Imana dusanga abamarayika aribo bagiye bakora ibikorwa byinshi, kuko nk'umumarayika yajyanye ubutumwa kuri Mariya ko azabyara umwana w'Imana. Ibyo ngibyo nta mubyeyi wari bubishobore. Ubwo rero turebye si ukuvuga ko n'ababyeyi badafite imbaraga, ariko abamarayika bari hejuru. Nshuti rero bakunzi ba Mfata Ikiganza TV, mwari mudukurikiye ibiganiro byacu nakagaruka, nagira ngo nshimire bano bana mwitabiriye ubutumire bwa Mfata Ikiganza TV. Mwakoze cyane bana. Mwakoze.
ibiganiro byacu rero na kagaruka naho ubutaha mukurikira Mfata Ikiganza TV ukanda subscribe share comment ariko unitangira gufasha abana batishoboye nkuko insanganyamatsiko y'uyu munsi twaganiraho ku mwana w'umunyafurika yabidukanguriraga. Bye bye naho ubutaha.